Go ahead. Nawe yibisaba aho bazana Kinshasa. Na lobby ku message yo nalingi na kishango na muloko ya Ingara pour bango pe bayoka. Batu ya Kinshasa bazala ipana bango. Baya kubudisi sabi sote epana biso. Mutu na mutu eska botami, mutu na mutu inama nagira abantu. Uri musora mwari na aguruka gende yegere M24. Uvuga ikinyarwanda ariko byakabaye icyaha kuko uvuga ikibembe kukiba mu buruza ngo ajye kubarwana. Ababembe bavuga ikibembe bari muri Tanzania no muri Mozambique. Kuki uvuga ikibembe bamubwira bati ngwino rwane. Bagahamagara imitwe ya FDLR, imitwe iri kwica abantu uko baremye bakaye. Ahangaha ndibaza ndi gute umunya-Irani kazumwe apfa isi yose igahaguruka abanyekongo kazi b'abatutsi kazi bakicwa bakarepingwa uriya rurimi se uzaruhindura uzagura urundi rurimi yaba umuntu arahigwa nadahigwa none azahigwa ejo. Reka tubahe ikaze mwebwe mwese mudukurikiye kuri bwiza.com na Bwiza TV. Ikiganiro ni uruvugiro rwose aho umuntu avuga yisanzuye David. Uruvugiro urumva naho nyine bavuge kuvuga nyine ni uruvugiro n'ahantu ushobora kwisanzura ukavuga cyangwa se wahagera ukuri iki kiganiro ukavuga uti ndi mu ruvugiro aho dufata rimwe tukayiteranyaho rimwe cyangwa tukabyara 10 cyangwa se bikakuramo bikabyara 0 cyangwa tugafata icyenda tukayicurika reka gatandatu n'abafana ariko abakunzi ba Bwiza TV nabo barije bafata icyenda bakayicurika ujye warasa muri commentaire. Bityo rero wowe aho uherereye hose tuguhaye ikaze kandi tukubwira ngo ukomeze gukora subscribe kutarayikora ukore commentaire reka share tukugeza kugira ngo zisangize banakore subscribe rega wowe uje bwa mbere wakora subscribe kugira ngo turusheho gukora kuko kugira nk'umukunzi ukurikira ibiganiro nizo mbaraga zacu. Hari nakandi kantu bakanda bakazogera ku buryo dushizeho inkuru uhitibona ako kantu kugira ngo ataza gucikanwa. Ibiganiro by'ubusesenguzi rero tuvuze uruvuge nyine uba turasesengura ni inkuru utasanga ahandi rero mu kiganiro cy'uyu munsi tudatindiye badukurikiye tukaba turi bushinga agati ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo zitabura kwa affectinga Uganda ubwo ne IDF n'ibindi ntizibure kwa affecting u Rwanda ubwo ne FDLR n'iki urumva zitabura kwa affecting Burundi ushyiremo za ritabara na za FNL yanga yabampema urumva yuko rero ntubure kuvuga David ko ibihugu byinshi byo muri karere ka East Africa no mu burengerazuba bw'isi no mu majyepfo ya Afrika nabo bahora bari muri ibi bibazo badiringa icyagabura amahoro muri iki gice. Oya harimo n'ababadiringa n'icyatuma tagaruka ariko kugira ngo ubutunzi bwabo bukomeze kuzamuka nta wamenya South Africa bavuze ko yazanye ingabo muri Kongo muri intervention brigade yarashe mu 2012 irimo ihunahuna ihurumbirira petrole imaze kuboneka muri Virunga Park muri parike ya Virunga iri hano nyuma urumva abandi iki ni igihe tugezemo cy'abantu bavuga bati ibikoresho byo gukora amabatiri ayazajya atwara imodoka ubwo Elon Musk akaba yatejemo urumva ese bari muri Silicon Valley bakora ibikoresho n'iki tuzakora ibyo abakeneye bya computer abakeneye amafone nuvuga ngo mu ntambara harimo ibintu byinshi cyane harimo abakora ubushakashatsi tugeze kuvuga kuri behind scene harimo abarimo barakoze ubushakashatsi bati hari ahantu hari igikoresho hari raw material ese nta kuntu bari ibikoresho tutaranamenya bo baramaze kubitera akajisho babwira ko phone nyinshi zikorwa zitwitabiraho n'amamashini bishobora kuba biva muri Kongo basic material byahariye so no kuvuga no ntambara nibibera muri Kongo ntago wabibura mu bihugu bituranye ariko kandi nta Rwanda biburamo uburengerazuba bw'isi ariko umuntu akaba yibaza aho ibintu bigeze uyu munsi meki imbunda zose zarakoreshejwe kuva kuri FDLR LCD CNDP M23 yamene ya kabiri imitwe yose amayeri yose tactique zose Kinshasa yari yakoresheje urumva kuva kuri iyo MONUSCO intervention brigade ya MONUSCO East African General Force urumva noneho n'amasezerano yose akenewe n'imirongo bayaganira Sun City bayaganira ahantu hose ari mu tubati araho ngaho meki tugiye kwibaza muri iki kiganiro twibaza tuti ni iyihe ntwaro M23 n'aba bavuga ko vuga ikinyarwanda barenganywa batarakura mu kabati bagihishe ngo bakubitishe leta
ikubitwe burundu ivuga iti turakubiswe. Icyo ni cya mbere. Kinshasa ni ubuhe bufasha, ni iyihe mbunda itaragura, ni iyihe umurongo itarahereza abayirwanya, nabaye basirikare basigaye kugira ngo batararwana batsinsure M23. Ariko bikaba binagoranye, ngiye mbona ko bitanashoboka nta kwitsinsura. Niyo yanava M23 hazaza abandi mu bavuga ikinyarwanda. Ruvanga igihe ikintu kijyanye no kuba mu bantu bavuga ikinyarwanda bataratekana ngo babone amahoro biragoye. None se mu minsi itambutse hari intwari imwe guverinoma ya Kongo yakoresheje iyo kubahereza imyanya, baza Alias Ruberwa, Bamoise Nyarugabo bajya muri Sena n'abandi bose. None byarakemutse? Ntabwo byakemutse nyine. Bicaye ku ntebe, bagiye kuri sehemu zawo, batangiye no kujya batera hejuru. Ubonye ko Alias Ruberwa yarutse no kubanza kumwima visa ijya muri Amerika. Urumva ko ibintu bya Kongo biricurika uyu munsi bikicurukura. Hanyuma ku kibazo cya M23 tunacaho akarongo cyane. M23 yararwanye, CNDP yararwanye, ifata agace kanini karuta M23 ifite uyu munsi. Nibyo se koko? Cyane. Kuko buri hazamushaki nayo hose na Kirorirwe no nkunda rafite iki ibirindiro na Minova yarahakontrola kandi M23 ntabwo irahagera. Urimo kureba? Nkunda kugeza ubwo Chief Obasanjo ubwe yaje kumurira mu birindiro bye bya Kirorirwe, ajya mu mahema gutya yinjira turayibona. M23 se wari no muntu wenda ngo tuve mu diplomate avenero kaje gusura M23 wari mu basanga bahora mu buryo bw'ibanga. Kuki babigira ibanga se kandi kamayeho zabaye nyinshi. Ibintu byose ntagaragara bivugwa. Iyo cyakindi ya game ya behind the scene. Nagira ngo nkwereke ko M23 ibyo yakora byose hari ukuntu itarishyikiriza ububingwa bwa RCD, hari ahantu itarakomanga. RCD ariko yuko ko yarangiye ihaye imyanya, baha amafaranga icyo barwaniraga basiga bene babo Rwanda barangiye. Urimo kuzana rero uranzana mu murongo kubera iki? M23 sore bugasanga isa nkaho ari victime y'ibyo abandi babanje batakemura. RCD bararwana ntibagera ku muti nyawo. Stili impunzi z'abakongomani bavuga ikinyarwanda baracyari za Gihembe, baracyari piriya muri house ari Gikongoro, ntibacyura impunzi, bigira mu nteko, bigira muri presidence, bararyo. Nuvango zabaye inyungu z'abantu bakeya ku giti cyabo, inyungu rusange. Nicyo nabwiye ndi sehemu yangu, nabonye icyo nashakaga. Abandi baracyapfa, abandi barakicwa, abandi ku buryo M23 sareje uretse no kuba victime nije gukosora ibyo twakwita amakosa abandi bakoze. Niba M23 nta kindi rwanira twe tutazi, niba nta yindi behind scene ihari, ibyo twumva akari byo barwanira, yaga umucunguzi wavuga ikinyarwanda. Nkuko wa mugabo yavuze ati abatutsi bari muri kiriya gice n'abanyamurenge, ku bantu nyine bavuga ikinyarwanda, yaba n'abahutu batemera ideology za genocide, batemera ivangura amoko cyangwa ivangura n'abandi bahunde cyangwa se n'abandandi bose bashaka impinduka. David, cyaba ari cyo gihe cyo gucungura abo bantu. Ariko haba hari indi behind scene ntaho babajya, stili impunzi ziracyahunga, abandi baracyajya muri Amerika, abandi ziri impunzi ziracyahunga. Umuntu arakibaza ati noneho M23 ko mu buryo bwo gukoresha imbunda ko kwirarwana abantu bakabibona ko barimo kuyibwira ngo isubire muri Sabyinyo, nawe iri ngoma yabyemeje ko butabazatanga kishishe. Urimo kureba ko amaturufu government yitsindisha 2012 ari igishyize imbere, nta nubwo iratsimbuka. M23 ikabinemera kubyitabira no kubishyira mu bikorwa, noneho bataranicaranye, yabe na mbere barapfaga no kwicarana. Urumva M23 ko itarimo gukura amasomo ku masomo yatambutse, ubwo wavuga ko M23 iri mu murongo. Jewe mbona ko M23 n'ibyo navuze ko nagiye nabivuga kenshi, hari aho iducanga. Niba koko icyambere cyo irimo irubahiriza amasezerano itigeze isinya, irimo irubahiriza Rwanda n'igice kimwe cya Nairobi kuko ntigeze itumirwamo, hagiyeyo ya mitwe isa nkaho ishyigikiye. Yabaye Nairobi ya kera, ariko iyo ya kera nayo ntabwo Kinshasa, kuko Kinshasa niyo itemera, kuko ubundi M23 irarwana isaba ibyimishyikirano Nairobi ya kera ariyo ya 23 Mars. Nandi masezerano bagiranye kuri Goma. Bivuze ngo rero niba nkumva neza, M23 ikirwanira uyu munsi ntabwo leta ya Kongo igeze ibere ndyarya ngihishe yabivuyemo, iracyabamagana yo ntikeneye kubigarukaho. Urakoze cyane Meki, leta ya Kongo iravuga iti twabivuyemo, bari kubabwira ati mutoke
ibyo ni ibyakemwe muri ibyihe noneho kera twaraganiraga muri bahinduye isura yabo isura bari bafite bicaranye ku meza leta ya Kongo yayifashe yihinduramo ikindi kintu kera twaraganiraga muri abakongomani Nairobi zo zose muri ibyihe muri n'abanyarwanda muri abateroriste muri n'abanyarwanda ahubwo RDF M23 hano rero hari umuntu turi buhamagare arushaho kuduha umucyo kuri ibi ngibi ariko reka natwe tubivugaho mo gakeya tukibaza ngo ubundi mu Kinyarwanda baca umugani ngo iyo amazi akuye ngo winyoga yabwira ko nta mbyiro ufite ikintu gituma M23 yitsitsa ku byo leta yanze ikanayikuriraho ku kibuno M23 irimo gukina ubuhe mukino ku cy'ubundi dakura amasomo mu kuba leta yaravuze iti ntitubashaka turabanze muri ibyihe mukabona abanyarwanda RDF muri kumwe ubundi David jewe sinkunze intambara sinashyigiye intambara ko intambara David intambara abantu benshi bazigenderamo cyane cyane abaciye bugufi ariko jewe nabwire M23 kubita igahatira Kongo kumvikana nayo ndetse wowe usa nk'uvuga uti ibyo M23 yatinyaga byose inkoni yakubitwaga zose nuvuga ngo icyambere cyo iyo leta hamaze imisi bavuga ko bari kubarasa amabombe aya mabombe bayarasa n'ubundi bayabarasa kugira ngo bapfe ese wakongeye muti mbere yarwaraga FARDC gusa urumva ubira Rwanda coalition hazo mayimayi zitari zimo mbere aba Russia hagiye kuzamo abanya Ukraine harimo abanya-Romania harimo imitwe myinshi cyane uvuga ngo yaviriwe indi imwe ahubwo bimwe twabango bya 2012 uyu munsi nibwo iri ku Rwanda abantu benshi barenza abayarwanaga na 2012 bigaragara ko nta kintu leta ya Kongo nta miyaga ifiteho nta kintu leta ya Kongo yigeze hisha M23 ko nta miyaga ifiteho nta miyaga ifiteho nta nubwo inayishaka hanyuma rero uvuga ngo ishaka ko bapfa bagakeneye kandi hari ikintu nyamwana dukurikiye none se niba leta ya Kongo ifata umuturage ikamukekaho gukorana M23 ikamwicaho kugira ngo imujyane mu butabera kuko habwe ubutabera harebwe kuko niba uwo muturage yakoranaga nabo cyangwa se yanabikoza bigambiriye yo yahita yica umuntu akava ku isi urumva hari impuhwe zindi ifitiye abantu niba uyu munsi wa none Kisekedi agiye ku butegetsi imyaka ine kabishize imyaka ine yashize ryari ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2023 ku munsi wo ku cyumweru nibwo imyaka ine ishize Kisekedi yicaye ku ngoma niba yarafashe ubutegetsi uyu munsi akadatekereza kuvuga ngo abakongomani bavuga ikinyarwanda tubacyure batahe atarigeze avuga ati M23 mwe mwahunze mwaragiye kuba impunzi birwanisha mwabihaye abagande mwabisize ku mipaka muze atarigeze bivuga bikageraho bo hashira ku myaka 3 batangira imirwano kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo utegereza ko hari izindi mpamvu bafitiye nta mpamvu bafitiye ahangaha niho twashinze agati turavuga ngo wa M23 we warakubiswe wakubitwaga na FARDC na Mamadou Ndara n'abandi Afrika y'Epfo na Tanzania n'ikiri na Malawi urumva none bakuzana abafagineri bakuzana ikindi uracyameze nkaho wibwira yuko isi ikigufitiye imbabazi urarumuga bakubwira ngo va Kibumba ugacishene bakubwira ngo va Rumanga mu kigo gikomeye muri Eastern Congo ukakirekura wibwira ko isi gufitiye imwe wagifashe abana bapfuye urasha amasasu menshi yaguzwe urumva hari byinshi cyane so gere kubwanye mbona ko David nta cyo ibintu turi tabonye nta n'ikintu abakongomani Rwanda phone bavuga ikinyarwanda batabonye gisigaye kugira ngo kuko baragambaniwe bamwe barabibona niba bamwe barahaye imyanya n'amafaranga bagashyiribanisha hasi bikarangira abandi bakajyanwa mu gisirikare nyuma nkaba makenga bakijyanywemo bakikuramo n'abandi bose bari mu gisirikare bakivamo kubera ko n'ubundi icyo barwaniraga buretse mu maturufu ya Kinshasa harimo no kubanza kubamarira mu magereza ubwo ba general Ntaganda baragiye urimo kureba harimo no kubanza yaravuye muri FARDC ndavuga nyine ku ruhande rw'abarwanda abo vuga ngo harimo nakandi kantu ko kuvuga ngo Kabila mu kuntu yega akoresha kugura abantu erega buriya na Rwanda kugira ngo aze hano cyari nk'ikiguzi cy'amahoro mu buryo cyangwa ubundi akavuga ati rero abazanya mbarangiza gutya uyu murangize gutya none Kisekedi bya isupe yaje menshishe abangaba bagure we yarashaka ko birangira burundu nibashire kandi abamaze buri umubyeyi ugiye gusazira mu nkambi y'impunzi urumva none se ntarangiye umwana wese uri ku rugamba ntarangiye uzi ko wasanga Kisekedi baramugiye inama bati kugira ngo mare bare batutse neza uzabamarire ku rugamba
bishwe no kutiga kuko ku rugamba ntabwo bajya muri za kaminuza ntibiga. amashuri agomba kuboneka. Wa mwana twabonye umwe mu 23 w'Igoma muri 2012 asigaye ari mu bantu baba hafi na Colonel Nzenze. Ifoto yaragaragaye cyane afite yarazanye favori no kandi kera yakiri mutoya. Nese buri mwana mubaza ngo yagiye muri kaminuza. Buri se amasaziro ye uretse ko arasehe gute uretse ko azavuga ati wenda nzagira ku mutekano w'iwacu yabashije kwiga. Nuko society imara nyine kwitanga ko abantu rimwe na rimwe hari igihe bibuza ibyiza bagaharanira cyangwa se bagahanganira kugera ku bintu runaka ariko hari kugira ngo abandi bazaza bazagira ukabera igitambo muri societe ko habaho za revolution cyangwa ko habaho ama generation zimwe zibitambo kuzindi zibitambo by'abandi nk'ubu ushobora kuvuga uti nka generation ziriho nko mu bihugu nk'ibyo muri Afrika hagati ushobora gushyira mu Rwanda ushobora gushyira mu Uganda banyuze muri struggle generation zirimo gukura zisa nkaho ziba ziri mu ntsinzi y'abakuru babo babanje kuba mu mashyamba ziri guhangana n'ama generation ya digital ubuzima bwa digital zirimo zirastrugglinga kuri digital ariko izindi zishobora kuzaza zigera ahasashe zisanga abantu baramaze kugira gute kuba friendly n'ibintu biri digital no kuvuga ngo muri domaine runaka cyangwa mu buzima rusange runaka habaho ukwiyuburura cyangwa se uguhinduka kwa generation ariko zimwe zikabera iki ibiraro izindi. So uyu munsi none rero nkuko twavuga kuri icyo kintu ushobora gusanga urumva uko abantu bamwe bavuga turi kuri M23 ko bavuga ikinyarwanda abenshi barapfuye urebye kuri izi ntambara zose zagiye zibanza izo gushyiraho Joseph Laurent Désiré Kabila intambara zabaye bagishaka gukuraho Joseph Kabila bikananirana ugiye kuri RCD ugiye kuri CNDP uze kuri M23 ya 2012 kugeza ubwo irashwi ikagenda igajya mu buhungiro yahapfije abana benshi cyane n'abantu benshi cyane babandi babakajorite. So uyu munsi none noneho izi kuza noneho ifite imbaraga isera isunika. So aha rero no wibaza David ati nkuko babitangirwa ati niziye ngo nitarakubitwa yurebye ntazo Meke rero umuntu dufite kuri telefone kuva muri Canada yarwanye no mu ntambara mu 2012 yari ofisiye mukuru kandi biba byiza ko basitamo kutabavuga amazina kireka wabihisemo agira ngo tumuhamagare nawe agira icyo atwerera byanaba byiza ko waduha n'ubuhamya tukamubaza tuti urabona ibya M23 bigana hehe allo twahisemo gukoresha izina rya BM kugira ngo tutavuga izina ryawe twavuze aho uherereye kuri muri Canada aha ni kuri Bwiza TV muri studio turaguhamagaye. Yego umeze neza? Meze neza cyane mwakoze kandi gukoresha iryo zina gutyo n'abundi abenshi tuziranye ni nako barizi BM uri BM ubutahuza bakatiusha rero abenshi tuziranye bakarifata gutyo. None bwana BM turi mu kiganiro gifite topic twanaguteguje ko turi buguhamagaremo ivuga iti ni izihe nkoni M23 itakubiswe isigaje gukubitwa kugira ngo itsindwe ni iyihe mbunda M23 yizigamiye yo gukubita leta kugira ngo iyitsinde rega ntigamije no gutsinda leta wigamije kugera ku burenganzira bwabo donc kugera ku ntsinzi. Urabona icyo kibazo niba cyumvikana nyakubahwa BM aracyumva gute? Actually ikintu kiriho M23 nta kibi kiri bitakorewe nta n'ikiza kiri bitakoze cyo kwereka leta yuko M23 cyangwa n'amahanga yose like international community n'abaturage muri rusange ndabizi ntago abantu babyumva kimwe muri rusange hari abantu bavuga bati M23 gutya na gutya ntabwo ari kuvuga ko ibyiza bya M23 n'ibibi bya leta batabibona benshi barabibona bagakomeza bagakompaya amateka yahise n'uyu munsi ariko M23 nta kintu gisigaye kibi itakorewe nta n'ikiza gisigaye ibyiza byo gukora irabifite ariko ntabwo navuga ngo hari ibyiza itakoze yakoze ibyiza bigaragara kandi yakorewe ibibi byose bibaho uburyo nta gisigaye wavuga ngo igisigaye itakorewe. None se ubwo nk'ibibi ubona yaba yarakorewe n'ibihe bike mu byo wibuka kugira ngo wenda abantu bashe kubyumva neza dushobora kuba twabivuze ariko wenda tutari guhuza nawe ibibi rero mu bibi yakorewe first of all nkuko
yewe mbyumva mu bintu byabanje 2008 habayeho amasezerano. Ayo masezerano yavugaga uburyo bweruye bw'uburyo bakivanga na leta. Kugeza uyu munsi ntibaza niba ayo masezerano n'abakiri afite agaciro, kuko kwivanga na leta ikumazeho abantu sinibaza ko bigifite agaciro. Yaho hari 2008. 2013 M23 ijya kuva muri Nord Kivu ikajya muri Uganda, burya ntabwo kwari kurwana ku mbunda, ntabwo aribyo byari bikwiye ko M23 ahubwo yari ubwumvikane, yari amasezerano. Nubwo kubera igitutu cya Tanzania cyari kiriho byabaye ngombwa ko bagenda bashorerwa amasasu, ariko ntabwo bavuyemo kubera gutsindwa. Niyo mpamvu utigeze ubona n'umunsi umwe leta 2013 ijya agaragara ngo ivuge iti reba umurwanyi wa M23 twatsinze ku rugamba cyangwa twafashe. Ibyo bisobanuye ko itari itsinzwe, ahubwo yari ikoze icyo bita riyoge kubera ubwumvikane. Rero ibindi bibi yagiye aho yaragambaniwe, rero kubera ko yumvikanye nabo hanyuma ntibashyira mu gace bashyira mu buryo ibyo bumvikanye. So ikindi kibi yego kuba umugabo bari bafatanije nawe ari we Tshisekedi yarageze ku butegetsi, bisobanuye ko M23 burya yari igeze ku butegetsi. Yari amahirwe. Umunsi Tshisekedi ajya ku butegetsi burya M23 yo yari igeze ku butegetsi, kuko ntabwo irwana ngo Makenga abe perezida. Irwana ngo uwo babyumva kimwe ajye ku perezida, cyangwa se uwo babyumva kimwe yumve kimwe nabo. Nta nubwo irwana ngo hagire ujya ku perezida, hagire ahubwo uwumva ko abantu bose bakwiye kubona amahoro. Tshisekedi rero kiri muri M23 yerekanaga ko nawe akeneye amahoro ya Kongo yose, kuko yigeze kuba member wa M23. Tshisekedi yigeze kuba member wa M23. So akabona akagambane yarukoreye ni kimwe mu byo yakoze. Ikindi kibi kihariye noneho kuriya kwica abaturage, gucuruza abantu, human trafficking. gute Jewe ntanibaza ahangaha ndibaza ndi gute umunyayirani-kazi umwe apfa isi yose igahaguruka, abanyekongo kazi b'abatutsikazi bakicwa bakarepingwa. Uriya munyayirani wishwe yarishwe gusa ariko ntabwo yafashwe ku ngufu. Uyu mukobwa niba mwamubonye, uriya Uwera Grace, niba mwamubonye, hari ahantu wigeze mubona ngo baramutema negative? Yakorewe iyicarubozo, arasambanywa, acibwa umugongo kubera gusambanywa, ajugunywa muri wese, apfa buhoro buhoro muri wese. Apfana agahinda, arabanza aririra, yirebera ku rupfu rwe, yirebera no kumva ye, yirebera kuri byose birebwa n'umuntu ugiye kugushyingura bwa nyuma. Arabanza warabyirebera we nk'umuntu, aravuga ati ndagiye basi n'ibyo ikibuze n'itaka kuko ndi muri wese. Icyo ni ikibi kindi gikorerwa, iyicarubozo rikorerwa, iyo ni brain torture, ni iyicarubozo riri gukorerwa M23, riri gutocaringwa mu mutwe, ni tocaringwa rikorwa mu mutwe rikorerwa M23. Icyo ni ikindi kibi cy'indengakamere. Abantu bafatwa bakicwa. Kuba uvuga ikinyarwanda ntabwo byakabaye icyaha, kuko uvuga ikibembe kuki bamuhuruza ngo ajye kubarwana? Ababembe bavuga ikibembe bari muri Tanzania no muri Mozambique, kuki uvuga ikibembe bamubwira bati ngwino urwane? Bagahamagara imitwe ya FDLR, imitwe iri kwica abantu uko baremye, bakayihamagara bati ngwino dufatanye tumareho ubwoko tutsi muri Kongo. Icyo ni ikindi kibi kiri gukorerwa M23. Ibi byo ni byinshi ntarondora namwe muzi, babikora ku karubanda ntabwo biyishira. none umuntu akibaza ngo ibyo barafata ku ngufu bakabishyira ku karubanda, baracuruza bakabishyira ku karubanda. Barafata umuntu bakajya kumugurisha muri Wagner. Barazana Wagner bati ngwino dufashe kurimbura. Wagner ubu yabayizana ubundi cyari intention yabo yari uguhiga umutwe wa Makenga. umutwe we umutwe wa Makenga wari intention. Umutwe wa Makenga niwo wari uburyo ari wo Anakonda kamenya. none barawubuze bagenda asigara yabo. twibutsa abadukurikiye yuko BM tuganira afite n'amateka mu by'igisirikare, akaba yaragize uruhare mu ntambara za M23 2012. Navuga rero mukumva afite
akaba ahereye mu gihugu cya Canada ijwi rya gisirikare ntibagire ngo ni ikindi kindi. None bwana BM umuntu akibaza M23 iyo bayikoze gutyo ukabona iracyafite politesse nyinshi cyane yo gusa nkaho igifitemo icyizere international community, DRC, twavuye Kibumba, twavuye Rumangabo, twavuye Kishishe, tuzasubira muri Sabyinyo kuko ibyo ikora byose ivuga ngo irereka amahanga nyine international community. So icyo nibaza nkawe nk'umuntu ubikurikirana uzi icyo barwanira wabibayemo hari ibyo wabonye ndetse wanavuze ko nta n'ikibi itakorewe, ubundi ubona ibintu bizagira icyo bitanga? Actually mbona byarageze ku iherezo ryo kwerekana byo byakabaye byararangiye, kwiyerekana nk'umwana mwiza, kwiyerekana ibyo ukora byiza, ubundi se utabizi yakabaye ari impumyi, kandi iyo mpumyi n'ubundi wakeretse ijyanye kwa muganga bakayivura, we n'ubundi wakora iki ngo wereke umuntu inkora. Kuko ibyiza iyo ubikora biba bigaragara. Niba abaturage aho M23 abaturage bahari bari amahoro, aho M23 impunzi ziyihungiyeho zikaba amahoro, kandi nanone leta ikaba itanga amafaranga ku mpunzi zayihungiyeho kugira ngo n'abandi bagiye bari mu giturage ubuzima bubaremerere baze kujya muri leta kugira ngo bitwe impunzi. Kuko buri ahantu impunzi ziri muri leta yashyizemo amafaranga menshi cyane nyine nk'abakire. Leta itanga amadolari 100 kuri buri mpunzi ahiri, kuri buri mpunzi. Ubwo urumva wajyanye abantu batanu afite amadolari 500 ku kwezi. Ni amafaranga menshi, nubwo baba mugira ngo ntacyo barya, bariho neza rwose. Uwitwa ngo yakurikiye leta bariho neza ku buryo ari benshi bayikurikira kubera ayo mafaranga, atari kubera ko bazi kwikora byiza. Rero jewe nk'icyo mbona icyo kwiyerekana neza cyakabaye cyarageze ku iherezo pe. Ntabwo njye ntibishyigikiye, ntabwo ngishyigikiye kuko anytime ikintu nakubwira ni uko hari ibirombe bya zahabu bataratanga, ubundi ngo abo kurasa n'ubundi bongere baze barasa. Ni ibirombe bya zahabu gusa ataramara kurekura, ataramara kumvikana wese ntanga ikintu sigaraniye, kuko nawe ririya bundo rye ntarabona ibiryuzuza. Rero ikiriho rwose kwiyerekana neza, yewe nk'umuntu ureba nta kintu gisigaye kiza kindi kiri inyuma leta yenda gukora, ibisigaye byose ni ibibi. Niba mwibuka umwana w'umukobwa mwabonye ku mafoto ejo bita Grace Uwera, uriya mukobwa bari bamufashe. Iyo leta igufasha ubundi ari leta niba ikeneye koko ifite ubutabera, kuki itamushyize mu rukiko niba koko yari umunyabyaha? Twabonye witwa Nyamabo amugaragaza n'undi bari babohanye. Very good. Yari umushumba bamufatiye kuyucyuriye mwana w'umuhungu nawe wari wiragiriye, uriya nawe ava mu isoko gushakisha ibyo kurya nk'abantu bari mu bibazo, baramufashe bamwambitse imyenda yabo, baramuhambiriye, baragiye bararepinze inshuro zishoboka zose, umwana acika umugongo, babonye batakibona aho binjira baroha muri wese. Ubundi babeshya ngo ni Major Claudine, ariko Major Claudine yarabihakanye aravuga ati mwe ntimwamfata niyo mwagira gute ntimwanshobora. Rero yagiye kubibabwira baramaze kumuca umugongo, batagifite icyo bakora, baroha muri wese. Baravuga se turamurekura asubira iwabo n'ubundi twaramwishe, bashyira muri wese umuntu. None BM tukira aho ngaho, ni nk'iyo nama wagira abantu bari mu ruzi rugamba rwo guharanira ko abavuga ikinyarwanda badakomeza kwishwa kuriya n'abaturage bari muri ibyo bibazo, kuko urumva baragira gutya ingaruka ziri kugera ku baturage, ku bantu bavuga ikinyarwanda, baba ari abatutsi cyangwa se n'abantu bumva ideology yabo, batumva ibijyanye n'ivanguramoko riri muri kiriya gice. Niki wabwira aba bantu bari muri urugamba isi n'abatarabyumvira, ko ari abatarumberega ibi bintu uko bimeze? Inama nagira buri wese utatana umuntu afashe inkoni imwe cyangwa igiti kimwe kukivuna biroroshye, ariko kuvuna ibiti 2, 3, 4, 5 birakomeye. Inama nagira abantu, buri musore aho ari nahaguruka agende yegere M23 imwigishe kurasa, ifatanye nawe, abarasa baboneka bakarasa, ariko barinda aho bamaze gufata abantu bakabona, biyegeranye barwanire kubaho kwabo, kuko uwo bazicira muri leta, uwo bazicira mu bice barimo azaba ari we wiyahuye. Ubishoboye naveyo, niyo nama nagira abaturage. Ya nyuma na nyuma nge nabagira nibaveyo, bace
bashaka inzira zishoboka, ubishoboye uko siko bose babishoboye, ubishoboye naveyo agenda ajye muri M23 bafatanye babohoze igice cyabo. Ikindi nabwira abari Kinshasa, umuntu wese najye iwabo aturize iwabo, uzamusangayo akabona asa n'umunyarwanda akabona barasa. Ndamusanze Kinshasa azamushyire mu nkiko, nanone sinababwira ngo bakomeze n'igasupiti yo kwica, bazamushyire mu nkiko bamucira urubanza rumukwiriye bitewe n'uko yamusanze iwabo. Ariko aha muri Nord Kivu, Sud Kivu turi amoko harasa asa n'abaturanyi. Muzahora umuntu ko asa n'abanya-Uganda kandi aturanye na Uganda. Ese Tanzania ko bitabayo abasa n'abanyarwanda babayo? So kubera iyo politike rero iri muri Kinshasa, nibagende bagume iwabo n'abandi bagume iwabo. Nakangurira rero buri musore wese aho uri mu inkambi yariyo yose urimo, igisirimbo byinura kibyina, ariko ejo bazaguhigira aho uri. Nibahaguruke bagende bace kuri M23 bafatanye, amakiriro yabo ni M23. Mwambabarira ngatambutsa iyi message muringa kugira ngo n'abandi babyumve. Nta kibazo, go ahead. Nawe yibisaba aho bazana Kinshasa na lobby ku message yo naringi na rekishango na muloko ya Ingara pour bango pe bayoka. Batu ya Kinshasa bazala ipana bango baya kubudisa bisote epana biso mutu na mutu eska botami mutu na irongi na yeke pesa respect mutu na epana bango noya kubudisa bisote bana na bino waokufa okufira po yako bebisa epana biso de momo na ndeni ne soki biso peto yi epana bino ko bebisa Kongo eza moka na biso nyose eza bona na biso eza poti na biso nyose tobota miawa wana ndeni tobuni pora ni topu man soki bino momo na biso ke lokola momona na bino moza na ipana bino toza na ipana biso jango de message na nga. Urakoze cyane BM. Tureke kwicagaguranamo, duhagurukire urugamba rumwe nk'abantu bumva kimwe, yaba umutara yiko inyuma yuko bamara umutuki muri Kongo umutu wikuba afite amahoro ururimi se uzaruhindura uzagura urundi rurimi, yaba umutara yigwa nadahigwa none azahigwa ejo. Reka dusoreze ku kibazo kivuga ngo iyo wumvise M23 itanze ibirindiro igasubira inyuma kuri cya kinyabupfura wavuze, umutima wawe uba ufite ayahe marangamutima? Nicyo kibazo cya nyuma. Actually bwa mbere babikora naranezerwaga, numvaga nyine bari kugerageza kumvikana nubwo uwo mu bahanganye ari ikigori badakeneye kumvikana, ariko wowe gerageza wumvikane. Ariko uyu munota nta na kimwe gishyigikiye cyo gutanga ikirindiro na kimwe, amaraso yamenetse bifatwa nta na kimwe gishyigikiye, kuko nk'uko bo leta ubwayo yanze kubishyiramo agaciro, yanze kubicyubahira, yanze guha agaciro ibyo bari bavuganye n'ubundi mubitwa ntiyaririyo nta n'ibyizi. Rero iyo yabyika byumvikana ikanga kubiha agaciro, ni ukuvuga ko nta n'agaciro byagira. Niyo yaba aho yafashe hose, niyo yavuga iti noneho reka twiyahure twese aho turi twirase uha amahoro bene wacu aho bagiye bari, ntayo yabaha. Rero sinshyigikiye ikintu icyo ari cyo cyose na kimwe cyo gutanga ahantu bameneye amaraso bafata. Turagushimiye, umugire ibihe byiza, mudusubirize abadukurikira muri Canada. Natwe nka Bwiza TV rero dukomeje ikiganiro cyacu, mwumvise akaba arimo akangurira abantu kujya muri M23 David, ariko akanavuga ko ibi bintu bya wabona ko ameze nk'amaze gucika intege ku bijyanye n'ibi byo gutanga position bafashe. Ariko nawe urabyibaza, ni gute utanga position uri gushyira mu bikorwa amasezerano utasinye? Bakuzaniye Wagner inyuma, bari kuzana mercenaires bo guhohotera bene wanyu, ufata ku ngufu bene wanyu, yakutumba kubica. Uribaza ibyo bintu birawakinga. No ikindi we aravuga ati abantu bari Kinshasa n'abari hirya no hino, urumva aragaye abantu bari hirya kuba biryamiye, bamugana iti urimo urasirimba, urimo urarya neza agafiriti, urimo urarya mayonnaise, ariko ntuzi ibikurikira. Uyu munsi none umuntu uri kwica bene wanyu bagomba ko bavuga ikinyarwanda, nawe aho barimo kumwica kuko ari umututsi, ariko ntabwo urangiza. Ejo ni wowe baravuga ati mwari muzi n'ibindi, namwe twaje kumenya ko muvuga ikinyarwanda. Ngo barwise igihutu, namwe mwende kwenu, ngo barwise igihutu.
urumva igitutu muri Google ni nicyo gikomeye urumva na babara bari gufasha FARDC kwica abatutsi cyangwa se kunyaga ibyabo nawe uribaza ubwo nizo nabavuga ikinyarwanda uko urababona nabo barimo ubwo abagiye muri za FDL no mu zindi nyeshyamba zindi ziri kurwanya M23 uribaza wowe urabikora ejo nawe ni wowe akandi ngo bamenyemo ngo ntakayikingo nuko abavagene barafite mission ya mbere yo kwica ngo karakana oya kwica amakenga ubundi ngo Wagner yaje gushaka amakenga naburiya ngo niyo mission bafite no kumuhiga ku matelefone ku ikoranabuhanga ni baramutrackinga kugira ngo bazamuhita nabo n'abakomando rega nabo Wagner n'abakomando kandi bari bazugariye muri izo mission zo gushimuta amakenga yavuze ngo ariko ngo kumufata ngo nizo zahahuriye n'akaga nibo barimo bashimutwe naho barimo bahasiga umutwe so David rero tukiri kuri ya ngingo ivuga ko inkoni zose zarakubiswe imiti yaragize imishyikirano n'amasezerano byuzuye muri tiruwari urumva ubwo rero nk'uko BM abivuga ubanza ibintu bisa nk'ukugana kuba ati bya binyamvuga cyangwa se urankosora ni uguhondana naho undi namushyira asabwe turabarangije kubwe urabona ko nawe iki nta kishyiki arasa n'uwasohotse mu mishyikirano kandi urumva aravuga ati jyewe ntanga amafaranga ni umuhanga kandi ni umuhanga no mu by'intambara ni ofisiye mukuru yari afite iheranka ni major akomeye ari hafi kugera kuri senior officer ni senior officer ubundi ahubwo yaratarira kuba general officers urumva kandi hari kera akiri mutoya urumva amaze no gukura so no kuvuga ikirero no kuvuga ngo no kumena amabanga y'ibyo ngibyo ariko turaziranye no kuvuga ngo ibi BM avuga meki no mu masaro n'ahandi hose n'abantu muganira kuri hanze na kamera nibyo bakubwira baravuga bati aba bagabo barabona isi bafitiye impuhwe ngo ni East Africa kandi umvise akantu BM ashyizemo kuko hari ibirombe bikirambagizwa kugira ngo ajye avuga ati fata ikishaka Kenya fata ikishaka nawe n'undi ushaka kuza fata imyaka 3 Uganda Rwanda fata iki ngiki ugire gute bivuze ko rero ubwo M23 nireba nabagatwe kayo nireba nabi barayirangiza urumva na bene wayo barangire kandi abahanga naho ushaka twikiza n'iki kiganiro bakerekana ko maybe M23 ushobora kuri imirwano cyo bita mu Gifaransa ngo ultime combat intambara ya nyuma ultime combat ni last war cyane none se icyo nibaza cya mbere kinahari ku bantu bo muri M23 nta nibyo David tuvuga tuti niba bari gushyira bo bavuga ko bari gushyira amasezerano ya Rwanda no mu nyandiko bavuga ati twe turacyahagaze mu masezerano ya Rwanda commitment ko amasezerano ya Rwanda batagiye amasezerano ya Rwanda ntibayigiyemo nayo rero bibagiyemo na leta yagomba kuyubahiriza ntiyarimo kuko bavamo ikazana ibi bavamo ikagira gutya ntirafata FDLR ntirafata Tabara ntirafata IDF naro ntirafata iki na FDLR agomba gutaha nigeze itaha ahubwo FDLR iracyari iki iracyafasha FARDC Omega si warwanaga amwe unikingi ngo nikinigi ngo neho haturaniye ko kwanya bivuze ngo rero M23 nkuko BM bivuze natwe ariko nuko bamwe babibona yakwiye kumesa kame kavuga iti nibyo bintu bitagiye cyo bitugezaho igacishamo ikaramu uko leta yishije cyangwa dukire nkuko leta yabise ibyihebe nabo bakayita ibyihebe rukambikanira hamwe buriya ni naho hazageza umwe agashyira undi hasi ku mava akavuga ati ariko waciye bugufi kubu ngubu na game yahindutse ariko nireba nabi barayikina diplomasi ku kirombe diplomasi kuri petrol ya Virunga bayijyana ngo nayo yishimiye zone tampo izisange zone tampo umunsi ahubwo irimira urebye M23 neza asanga yarabakuburiye umutego kurabona ko imitwe yose y'inyeshyamba baga muri kira gice twadubiga ko ambasaderi w'Ubutaliyani yaguye muri cyo cya Kibumba urumva FDL yabarayirukanye oya n'indi mitwe rega hari baga imitwe myinshi buri wese himbaga umutwe ufite imbunda 5 baba generali ukagira abaguherekeza bazasanga ariko uyu munsi irimo kwakorera imirimo yakoze cleaning abari byo bita ngo ni unpaid work M23 bakoreye imirimo itishyura yakoze cleaning yo gusekiriza ahantu ikafasha kaji polisi ingabo za Kenya zihage zitarwanye zisanga M23 batibira ibisasu byose barateguye n'iki byose barateguye noneho nibarangiza bayituriye kuvuga ngo kuko muri Rwanda harimo no kubambura imbunda mwende kure kwenu sabyinyo kama ingagi bataishi gorilas kama gorilas batakula bambu batakula bambu migano se nuko ari ingano into zingagi zindi ntago byakora urumva hanga niho ushaka kwibaza M23 birayisaba gutekereza ubwonko gutekereza karindwi kuba karindwi
kureba ubundi ko bakubwira ngo ujye muri ntuza kubera iki Sabyinyo. aho wafashe umunsi none amanga. warakirininze kuko Kongo kiriya gice cya Kivu y'Amajyaruguru cyari igice cyuzuyemo ibinyeshyamba cyangwa zambushi za hato na hato none ubu haratekanye none bamaze kuhakubura ngo ntibajye muri Sabyinyo rero n'aya mabuye n'iki mbere yo gusoza binareba nabi usange Wagner birangiye itwaye umutwe wa Makenga ubwo bagusubiza inyuma y'uko bakugeraho dusoza kino kiganiro rero nagira ngo wese nkuvuga ngo nawe niho nuvuga werekeza ariko ni igitekerezo ni suggestion M23 ikwiye gukora kongre para ya kongre ngeruka mu myaka 11 igakora kongre yo kongera gukora retushe ya carnet de charge donc imirongo igitanga ikayisubiramo ikavuga utari ko uyu murongo uracyawakinga Kinshasa cyawurimo ibi twebwe twabyemera turacyabirimo niba dufate nk'urugero RPF kiri ku rugamba dore impamvu ushaka kubivuga byumva nawe nyine ugiye kwigira inama icyo ushaka kuvuga cyumva ko na leta nayigira inama byose nta muntu n'umwe mbogamiyeho giye RPF kiri ku rugamba dufata ingiro nk'izo yari ifite ingingo zari zingaho nyango n'umunani yahoraga izigaruka ariko kubera challenge ya genocide yari imaze kuba ikanayihagarika yongeraho indi ya genocide yo guhagarika genocide urumva no kurwanya ingengabitekerezo yayo byose bivuze ngo challenges zishobora gutuma muri carnet de charge yawe yego udahuzagurika ariko kagira ibyo ukuramo nibyo wongera ubu mvene turi rivuga ngo genocide ngo abantu bari gukorerwa genocide ubundi yakwe guhita yaguruka avuga ati twe tugiye guhagarika genocide igahita noneho yigira ingingo itari muzi isanzwe kubera ko muri komba za mbere ariko babivugamo ariko noneho hakeneye kongere idasanzwe ishyiraho imirongo mishya kuko mugani wa musaza kongere yamara kubaho hakaba icyo bita military high council ya ARC urumva Armée Fédérale Congolaise bagasetinga ibirindiro bakavuga bati nibyo twavugaga kongere yakaga kubyara by'amadarapo twavugaga intego nyamukuru urumva bakazigirana nyane bazigira nyinshi cyane byabaye nabana ngombwa bakagaragariza leta ko nikomeza kwinangira bashobora no kuzasimbuka bakava muri ibyo yizeraga ibyo bavuga ngo by'ikinyango by'abantu bavuga ikinyarwanda bakareva bati no turakora ubutegetsi muri kwica abantu turabukuraho bakora ubutegetsi muri kugira ngo uko uyu munsi none basa nkaho bari mu kazu ka Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bari mu nyine muri ako gasayiko kandi ubutegetsi bwica n'abandi muri kwa Mudu n'abandi ubutegetsi bushyigikira ibyo bintu muri Kinshasa bwica n'abandi muri Zaituri n'iki byose otherwise M23 nidagira ikintu hindura bazayifata nkaho bazajya bafata nk'arimo kwicisha abaturage bita ikinyarwanda ko yababera mugambanyi cyo cya mbere icya kabiri nuri n'umunyarwanda w'Kinshasa abaturage benshi bari kwizira nk'uko Garaswera yazize M23 wasanga yiswe ikiso M23 hari n'abandi benshi basama M23 ugende bohora ariko harimo n'abasirikare muri FARDC nabo bari kwizira rero nk'ara bakatiwe urwo gupfa barazira ko barayihunze ariko cyo nibaza ko harimo controversial barazira ko bayihunze ngo banze kurwana aho FARDC hose yavuye n'abakomando bose bagiye bahunga bagiye bafunga bayihunze se nase abantu bacira umwami bari he Chiko ko bataramufunga ntiyaraje kwirwanya Chiko nyine buriya nuwo mu nda y'ingoma kandi akari mu nda y'ingoma akamenya nawe wayibambye urumva reka dusoze ikiganiro meki dusoze ikiganiro ariko tunavuga ko ku ruhande rwa government nayo yareba ukuntu ikemura ibintu bitabera byiwandabaga kuko abantu bishwa n'abaturage bayo kandi niyo akarere kasumburi karimo ibyo gusumbuwana nta giterambere rizamuka umuntu akaba yaravuga yuko no ku ruhande rwa guverinoma ifugiye muri tiruwari igakuramo amasezerano arimo bagasubira bakicara bakaganira bakareba byose byakwiye gukorwa ku nyungu z'umuturage uko umuturage niwe David uri kubabara umuturage niwe ufite ikibazo gikomeye rero bagerageze baremera abaturage bagira agahenge reka rero dusoze ikiganiro ngushimira Meki ko wamfashe gutunganya kino kiganiro David urakoze cyane nanjye ndagushimiye kubwo buryo twakoze iki kiganiro reka nshimire kandi na BM twavuganye ari muri Canada dushimira n'abadukurikiye abazaduha ibitekerezo abashaka kugumya gutanga ibitekerezo abo bose n'abagenda baza ikiganiro si cyacu gusa ni icyanyu mwese ni cya buri wese badahe ntabwo dushobora kuba turi no kugikora mu murongo wenda utifuza zana umurongo wawe wenseremo n'ibyo byenseremo turahari bose baduha nimero ngo tubahamagare ntabwo ari kuvuga ngo niki n'abandi bose bazi duha tukabahamagara bakatubwira icyo ndetse ndakifuza ko mu minsi iri imbere tuzategura singombwa ko tukuvuga amazina rwose ariko niyo yatwahenye twayagiza ayandi yego
kandi turategura nibidushobokera ko tuzashyiraho ikiganiro cyajya kivugisha kibanda ku no mahanga gusa tukabaho umurongo kuba fasha abantu no mu Rwanda bagafata umwanya bose bagafata umwanya bagahamagara bakaduha nimero tukabahamagara ku ngingo zitandukanye kandi ku ngingo zitandukanye urakoze Mekire reka ngushimire na equipe yose tekinike yadufasha gushimire na Rukundo Fabrice wakoze kuri aya mashusho nawe Imana imuhe umugisha reka tubabwire mu kiganiro uruvugiro muri style n'ubundi naho gutaha tuvuge ngo bagira amahoro ciao ciao ciao